Imana imubwira ijambo rikomeye. Haleluya. Iramubwira ngo abanjye ndabazi. Imana ihimbazwe. Imana abo nzarokora. Helasi fogete tansemaige. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo genda. Turabasuhuje inshuti makunzi kandi muduteze amatwi kuri iyi channel ya YouTube. Tubahaye ikaze kuri iyi channel ya Irakora TV. Imana ya Israheli baho umugisha mwinshi. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Amen. Ngiye bahaye ikaze, nitwa Shimiyimana Pascal. Umukozi w'Imana, Imana igira icyizere ngo dusangire iri jambo ry'Imana muri uyu munsi. Ndagira ngo tuze tuganire ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira reka tubanze dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikiranuka, Imana y'amahoro, turagushimiye mu mwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe. Tunejejwe n'urukundo rwawe rwinshi, tunejejwe n'imbaraga ndetse n'ibambe utugiriye. Uraturengeye muri iyi minsi, uratwimanye, uturokoye urupfu rukomeye. Imana ishimwe, tugiriye ubuntu ugeretse hejuru y'ubundi wo kugira ngo twumvire ijambo kandi utuganirize mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe, mu ijambo ryawe urarema, mu ijambo ryawe ushyiraho ibitari biriho, mu ijambo ryawe wubaka ibitari byubakitse, mu ijambo ryawe umenagura ibisa nk'imisozi, mu ijambo ryawe ukora ibintu bikomeye cyane, imitima yacu ikanezerwa kandi biremwe n'ijambo. Iri jambo riherekeze kandi rirekeresha ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Itangiriro ibice 7. Turasoma umurongo waho wa 7 mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Nowa yinjira muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Imana ishimwe. Kadusubiremo uyu murongo. Haranditse ngo Nowa yinjira muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Imana ihimbazwe cyane. Tunejejwe n'Imana cyane. Imana iduhaye uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire iri jambo rifite topic cyangwa se umutwe waryo uvuze ngo hunga udapfa. Hunga udapfa. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze neza, ivuze uyu mugabo witwa Nowa. Uyu mugabo witwa Nowa yari umukiranutsi w'Imana. Imana ikunda, Imana yishimira. Haleluya, haleluya. Yari umukiranutsi w'Imana. Imana ireba ikumva ko mu gihe gikomeye igomba kumumenyesha amakuru kugira ngo ahunge adapfa. Hanyuma Imana ngwiza kwitegereza isanga ibyaha bibaye byinshi. Ibyaha binukiye Imana, ibyaha bigoye umutima w'Imana. Ngo Imana ifata umwanzuro kuvuga ngo ngiye kurimbura kandi ndarimbura nteje umwuzure, ndakoresha ingabo zanjye. Imana igira ingabo nyinshi. Imana ifite ingabo yakoresha z'uburyo bwose. Hanyuma igakora uko ishaka, ikagera ku cyo ishaka, ariko kandi ikanakiza n'uwishaka mu gihe ishaka. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Nowa iramureba iravuga ati umukiranutsi wanjye, nubwo isi yuzuye ibyaha birimo ibintu byinshi, ubutinganyi n'ibindi ntarondora amazina, ariko Imana yo ngo byari byo byageze ku rwego biyinukira. Hanyuma ngo ihamagara Nowa iramubwira ati Nowa, ibyaha bikabije kuba byinshi cyane, none ndi kumva nshaka kurimbura, ngiye guteza umwuzure. Uyu mwuzure ngiye guteza uzarimbura ibintu byose kereka
uwo nzazigama gusa njyewe Uwiteka ufite aho nabasha kuzigamira umuntu. Imana ishimwe, ni njye njyenyine uzabasha kugira abo mbika kandi nk'abazigama. Ntekereza ko n'abagize amatsiko y'abazasigara. Nowa arabaza ngo niba se uzateza umwuzure ukabuteza isi yose cyangwa se igihugu cyose turimo, twebwe tuzarokorwa n'iki? Imana imubwira ijambo rikomeye. Haleluya. Iramubwira ngo abanjye ndabazi. Imana ihimbazwe. Imana abayo yabamenye kera, ndetse kera cyane. Imana ishimwe. Iramubwira ngo Nowa, genda ujye mu ishyamba, hariyo mu ishyamba ndaza kukwereka igiti nitoranyirije kugira ngo nzakirokoreremo abo nzarokora. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo genda nugera mu ishyamba ndakwereka. Imana idutabara, Imana iduhe kumva no kumvira. Akenshi Imana nitubwira ngo tugende, nitubwira ngo duhagarare. Nowa ngo arabyumva, aragenda ajya mu ishyamba. Ageze mu ishyamba arimo agenda ngo Imana iramuganiriza, iramubwira ngo muri iryo shyamba urimo kujyamo harimo igiti cyitwa gofero. Icyo giti ni igiti gikomeye, ariko nzaguha imbaraga uzakibazemo inkuge. Numara kukibazamo inkuge, iyo nkuge niyo izarokora abo nzasigaza. Kuko ntabwo imubwira ko agiye kubaza, ntabwo yigeze imubwira abo izarokora abo ari bo. Kuko Imana yari ifite umugambi wo kurokora ibifite umubiri bigiye bitandukanye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Nowa aragenda, ageze mu ishyamba, igiti Imana yakimwereka. Niba yari afite ishoka, niba yari afite urukero, ntabwo nzize na wowe ushobora gukoresha. Niba yari afite icyo byose, yari afite ikintu agomba kubajisha. Igiti aragitema kigwa hasi, hanyuma atangira kubaza. Akajya uko arimo abaza, Nowa arimo kubaza, ariko afite amakuru yahawe n'Imana yuko hagiye gutera ibyago bikomeye, kugeza ku rwego uyu mwuzure uzarimbura abantu bose. Afite amakuru yuko hazarokoka umuntu wenyine gusa Imana irokoye, kandi uwo muntu uzarokoka akarokokera muri iyi nkuge Nowa arimo kubaza. Mu yandi magambo, Nowa wenyine niwe wari ufite amakuru yizewe. Imana ishimwe. Imana ikumpera amakuru atandukanye n'ay'abandi. Imana ikumpera amakuru atandukanye n'ay'umuryango. Imana ikumpera amakuru yawe ku giti cyawe. Kuko nkunda kuvuga ijambo rikomeye, nkunda kuvuga ngo ubugingo bw'umuntu ni ubugingo bwo ku giti cyiwe, ntabwo ari ubugingo rusange. Ubugingo buri muntu wese agira ubugingo ku giti cye. Niyo mpamvu umuririmbyi yarimbye neza, aravuga ngo buri muntu wese mu itorero ngo abe uwejejwe muri ryo. Impamvu ni iyi, ni uko ubugingo bwose bugomba kwezwa ku giti cya buri bugingo. Imana ishimwe. Nowa arabaza, abantu bakaza bakamushungera, akavuga ngo bakamuseka. Hagati ariko noneho Nowa abanza yasasa. Hati Nowa, iki giti cyitwa gofero, uburyo gikomeye uri kukibaza ngo uzakigere gute? None se Nowa uri kubaza mumuvure ko mbona ari kinini cyane. Nowa ati reka da, ngende kubabwira, ubu ngubu ndimo mubona ndimo kubaza, mfite amakuru yuko hagiye kugwa imvura nyinshi. Mfite amakuru ko imvura igiye kugwa ari nyinshi, kandi iyi mvura nigwa umuntu wese uzakira ni umuntu uzaba uri muri iyi nkuge ndimo kubaza. Abana ati none se Nowa, iyo mvura izagwa rwose? Imvura izagwa, amazu uko ahari, tukaba dufite amazu ndetse anakomeye, iyo mvura ni ibiki? Nowa arababwira ngo rero mwundeke, njyewe ibyo ndi gukora byavuzwe n'Imana. Nowa ngo arabaza, abantu bakaza bakamufasha igihe gitoya, bakagera igihe ngo bakarambirwa bakigendera. Nowa arabaza ngo ahura n'abashungerezi, abantu bamushungera.
akamubwira ati ibyo urimo gukora ni ibiki? Ndeka nkubwire ijambo rikomeye. Kuba warahuye n'abagushungera ntibiguce intege, kuba warahuye n'abakuvuga n'abagusebya ntibiguce intege. Komeza urugendo, urugendo ugiye gukomeza paka byanga bikunde uzagera aho ugomba kugera. Imana ishimwe. Imana izakugeza ku mugambi wayo, kuko uru rugendo urimo kugenda ni wowe ufite amakuru yarwo. Imana ishimwe. Nibutse indirimbo imwe nigeze ndirimbaho cyangwa nabonye mu gitabo cy'indirimbo, indirimbo y'urugendo narwo abantu barimo bagenda, hanyuma ngo baza guhura n'abandi barabaza ngo mbese urwo rugendo muri kugenda muragana he? Barababwira ngo turimo turagana mu gihugu ngo Imana itunganije. Hanyuma bavuga ijambo rikomeye, baravuga ngo none se icyo gihugu murimo kujyamo ni igihugu ki? Abandi baravuga ati Yesu uriyo aradutegereje. Imana ishimwe, Imana ishimwe, aleluya. Niwe aravuga ati ifite amakuru rero y'uru rugendo. Urugendo rugiye kugira iherezo, urugendo rugiye kubamo ibyago byinshi ndetse n'amakuba. Imvura igiye kugwa ari nyinshi, kandi hazaruka abantu bari muri iyi nkuge ndimo kubaza. Bo baraza baramuririmbira, bararirimba ati Nowa kuki ubaka iyo nkuge, urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobera. Wahuye n'abakuririmbiye, kuririmbira indirimbo zitandukanye, bakurimbira ko ari wowe utazamara kabiri, bakurimbira ko ari wowe uzaseba, bakurimbira ko ari wowe uzamwara, bakurimbira ko nubwo wubatse utazamara kabiri. Wahuye n'indirimbo nyinshi, ariko uva nkubwira ijambo rikomeye. Komera muri uru rugendo, yatangije urugendo izanarusoza. Imana ihimbazwe cyane, Imana ishimwe, aleluya, haleluya. Nowa ngo arabaza, noneho nawe ko nawe ngo ashyiramo igitero cyiwe, aravuga ati Uwiteka niwe wabivuze. Uwo ni Nowa, nawe arasubiza aravuga ati Uwiteka niwe wabivuze, yuko abagizi ba nabi bose abushuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Arakomeza arabaza. Imana ishimwe cyane. Ndi kubwira ngo komeza ubaze, ntucibwe intege n'abarimo bagushungera, ntucibwe intege n'abarimo bakuvuga n'abagusebya. Oya, komeza ubaze. Umwe yaravuze ngo songa mbere paka mbinguni, komeza urugendo paka mu ijuru. Ahangaha turi ntabwo ari iwacu, hano turi ntabwo ariho gakondo yacu iri. Hano turi abashyitsi n'abimukira. Ndakwibutsa ngo komeza urugendo, ntutere ubwoba n'ibyo uri kuba n'ibyo uri kunyuramo. Komeza urugendo. Nowa arabaza, kuko arimo abaza baramuseka. Gucyakora ngo hazamo bamwe baravuga ati ariko se, ngo batera mu gitero kivuga ngo Nowa yaba avuga ukuri koko, ngo komana turimo tumuseka yaba arimo kuvuga ukuri. Abandi atereka abantu, gusa aravuga ukuri kw'iki mu by'ukuri? Umuntu areba ahantu atuye, basi naho iyo mvura yagwa ntabwo uyu mwuzure wazagera hejuru y'ahantu atuye. None se basi n'ibiki? Ndagira ngo tugere hafi dusenge. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Nowa ngo arabaza, inkuge iruzura. Imaze kuzura, ijwi ry'Imana riramuhamagara aramubwira ati Nowa, injira mu nkuge. Maze kwinjira mu nkuge, iramubwira ngo iyi nkuge yinjiranemo n'abakazana bawe n'abana bawe n'abahungu bawe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo Imana
ikurokorane n'abawe, Imana ikwimane, Imana iguhishe, Imana igutwikire, ariko ntigutwikire wenyine, igutwikire n'abana bawe, igutwikire n'umuryango wawe, igutwikire n'abavandimwe, igutwikire n'inshuti. Imana ishimwe cyane, iramuhamagara ngo yinjira mu nkuge, yinjira mu nkuge. Maze kwinjira mu nkuge ngo Imana ibakingire urugi, Imana igukingire urugi mu izina rya Yesu. Yagira ngo dusengere aha ngaha, Imana ya Isiraheli ibagire neza. Kandi nari ndi kubabwira ijambo rikomeye rivuga ngo hunga udapfa. Aho uhungira rero uhategura mbere yuko ibikwica biza, aho uhungira uhategura mbere yuko umwuzure utera, aho uhungira uhategura mbere yuko ingorane n'amakuba biza. Imana ishimwe. Ntahandi tukwiye guhungira, dukwiye guhungira mu gakiza. Niho honyine gusa harimo amahoro, niho honyine harimo ijwi rihumuriza umuntu wahungiye mu gakiza. Imana ya Isiraheli bagire neza cyane. Turabashimira, reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, tugushimiye imbaraga zawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ubuhanga n'ubumenyi ndetse n'ubushobozi ufite. Uzi neza ibitugose, uzi amakuba n'ibyago, uzi ingorane birwanya cyangwa se bitugora. Uwiteka nyir'ibihe, Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, Imana ihindura amateka, ahindura izina. Turasenga, dusengera abakurikira ijambo n'abaryumvishe. Imana ibagire neza, Imana ihindura amateka y'ubuzima bwabo, kandi ubahishe mu nkuge yawe, ubahishane n'ibyabo ndetse n'aba, kuko umwuzure wo turawubona ugenda. Ariko Uwiteka nyir'ibihe, kora ibikomeye tutabasha kurondora, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.